Yesu nashimwe cyane. Ndanezerewe kugaruka kuri iyi cano, ndafashijwe ariko kandi naratangaye. Ndatangaye cyane. Ntangajwe n'iki rero? Ntangajwe n'uko umugore yatitije abagabo mu Rwanda. Umugore yabatitije. Muri ADEPR umugore yakoze ibara. Umugore yavugishije abagabo. Ariko umugore ni umuntu Imana yishimira. Umugore ni umuntu Imana yishimira. Ibice 2:27 mu gitabo cy'Itangiriro haranditse ngo umugore n'umugabo niko yabaremye. Nigeze kurisoma rimwe igiterane kirimbanije ndimo nigisha bose barikanga. Uwo murongo uranditse mu bice 2:27 ngo umugore n'umugabo niko Imana yabaremye. Baravuga ngo n'umugore Imana yaramuremye. Ndabibasobanurira niba babyumva. Ariko humura, twese Imana yaraturemye ngo duse n'Imana. Yaduhaye n'ubwenge. Umugore aratekereza. Umugore aratekereza, umugore areba kure. Umugore yubaka urugo rugakomera. Umugore arakomeye. Rero umugabo wo muri ADEPR yahinduye umugore ikizira kweli. Kandi umugore ni ikizira? Ntabwo umugore ari ikizira. N'imbere y'Imana ntabwo turi ibizira. Iyo bavuga umugore bamutindaho, umugore bakamuvugaho, umugore turakaze. Ingo zananiranye, ngo umubi agenda yangiza, ingo umugore ayoboye zananiye Satani, hari ingo zananiye umwanzi ziyobowe n'abagore. Umwanzi yari yubikiriye ngo asenye, abagabo bakagenda bakagaruka, ugapfukama ugasenga wizeye, ugasoma ijambo ry'Imana, ukajya umwohereza ijambo ry'ubwenge, ijambo rimwurura hanze bakamushuka bakabimuvanamo, ukagaruka ukamusengera, ukamwohereza amagambo y'ubwenge y'imbabazi. Abavuze ngo umugore uzi ubwenge ngo akama intare. Nimwongere kuduhinyura, ntimusubire kuduhinyura. N'igihugu kidafite abagore cyasenyuka. Igihugu kidafite abagore nticyarema. Ndakwambira abagore turakaze. Byamamaze ubivuge hose ko abagore dukaze. Umugore yahagurutse gusenga wamucika. Umugore yitanze amaramaje ibiryo akabireka akiriza ubusa, agasoma ijambo ry'Imana, agatwara intwaro yitwa kwihangana, akagerekaho imbaraga zitwa kwizera, agatwara ijambo ry'Imana ritubutse muri we adapfundikanya. Umugore wamuvana he? Byara rimwe kabyara kabiri. Mwebwe mwumva ari igikorwa cyoroheje, wabwa wowe n'uwabyara na kabiri. Ngo mwubaka inzu mukagejeje mugakubita inyundo, ubu n'abagore barurira. Ngo musoma Bibiliya mugasubiramo, tuzisoma inshuro 1, 2, 3, 4, 5 tukazihetura. Abagore, umugore yakwitumye uzagenda usome Debora mu gitabo cy'abacamanza, wumve Debora ya ntwari. Yabwiye Baraki ati haguruka tugende, uriya mugome ntabwo tumusiga akiriho. Baraki ati ntabwo njyayo, ashaka izindi mpamvu. Aramubwira ati ninjyewe nkamutsinda jyenyine hazitwa ko yishwe n'umugore, kandi uko byagenze ugenda usoma uraza kuzana amakuru. Umwe yaravuze ngo intwari numvishe muri Bibiliya ngo ni Debora gusa, kubera icyari cyitegerezo mu isezerano rya kera. Isezerano rishya abagore barimo bangana gute? Bakoze imirimo ikomeye. N'uyu munsi turacyakora. Ishyaka twahagurutse kurwana ni ukuvuga ngo niba dufite ishyaka mu gikorwa runaka dushirwa tukigezeho. Nyamara wowe wihandagaza ukirwa utuka umugore ku macana uvuga umugore wo muri ADEPR wamuciye amazi. Hagarara urazubone n'Imana abagore basenga. Turabasengera mu izina rya Yesu, muzabireba mu byitegereze. Kandi igihe kimwe abantu bigeze bicara bavuga ngo abagore bo mu Rwanda ngo n'abagore ba Kagame. Imana ishimwe ko bamuduhaye. Buriya na Isayi muraza kuvuga ko ari umugabo w'abagore muri ADEPR. Karabaye. Nimugaruke mukire ubwenge kugiye murasanga mwarayobye. Na Bibiliya muvuga ko mwasomye nayo mwasomye. Biva he mubivana he?
musuzugura ababyeyi banyu kuba babyaye, mugasuzugura abashiki banyu, mugasuzugura abanyagusenge, mwaduciye amazi muraduharabika, nta soni, nimugaruke, turi abantu Imana yishimira. Imana igitugirira ubuntu tukabibona, Imana igiturengera ingo zananiranye tukazubaka, Imana igiturengera tukagira inama abantu byayogayoze, uzajya ugera ku macano ariko ukurikirane wumva abantu bagabo baza bashima Imana bati zari zaratunaniye none turashimira Imana. Umugore yataza kuza kunsengera, yataza kungira inama, yataza kugira gute, none ngo wabaye abashumba muri ADEPR ngo byacitse, ngo ntibabaye abapadiri. Ibyo se birakureba kutabapadiri? Waretse urashaka ko uzajya mu myanya ugaravuga babivangavanga, yasezereye abapasitoro, yasezereye, yirukanye, yagize gute, none yimitse abagore nyine nabo nibaze bayobore nabo bayarye. Si amafaranga mwese murwanira, ubwere ugasibangara uwakoreze, uwakonyeje ukamutuka ku mugaragaro, usigaye wubahiye Imana yo mu kihe gihugu? Imana wubashye yo mu kihe gihugu wubashye? Ndiyicariye nditurije inyuma iyo ngiyo ntunanze, uzajya mbona akora icana gusa, ariko nyakuzanira ibihumuriza, nkuzanira ibikwigisha kugira ngo ukomeze umurongo uzajye mu ijuru, kuko nushaka no kumangama ukandekiriva niyo nzakubwiza ubugwaneza, ariko tubigendanemo, kuko njye ntabwo ndimo guca inshuro, ubwo ndi umukozi w'Imana nyir'ibihe. Iyamamagaye ni nayo izandinda, iyamamagaye ni nayo izanyubaka, iyamamagaye. Haleluya. Igihe kirageze ngo dukorere Imana ahubwo. Njye ntabwo ndi muri ADEPR, utaza kumbona nk'umu ADEPR wenda ushaka kugira icyo akubwira. Ndi umupantekote, njye ndi umupantekote, umukozi w'Imana nyir'ibihe, ndi umupantekote. Ariko rwose ndakureba nkaguseka cyane, wowe uhangara gutuka umugore ku mugaragaro. Garura umutima, umenye ko umugore ari intwari, umunyembaraga, ni umunyabwenge, ni umuntu wimbitse, afite intwaro wowe utagira, afite intwaro yitwa kwihangana, afite intwaro yitwa gusenga, afite ijambo ry'Imana muri we, abitse ubwenge bwimbitse, areba kure, nubyitegereza niko uzabibona. Uyu mugore wagumye uvuga ku mugaragaro ku karubanda ngo umugore abagore, wowe wamuciye amazi mu gikari iyo ngiyo, umuhinika hirya iyo ngiyo, kera habagayo ibibindi n'ibicuma byamenetse n'ibiki byose bakabashyira iyo mu gikari, ubwo wawe muhamizeyo, ariko twebwe Imana yadusohoyeyo. Turigisha, turabwiriza, tugasenga, tukagira inama abantu byananiye, tugahugura abantu byananiye, kandi pe igikorwa twinjiyemo turagikora, nyamara we byarakunaniye. Umuntu naza gukurikirana mu gikari hirya ni umusubiza yagendeyo, twe twavuyeyo. Ni icyacu, mu gikari nta hacu, no ku mbuga nta hacu, n'inyuma y'urugo nta hacu, no hepfo y'urugo ni hacu. Mbese Imana yaduhaye byose ngo tuyikorere, dukorere n'ingo zacu, dukorere n'igihugu cyacu. Urarwana neza. Ndumva ngutangariye wowe, batuzengereje, uratuzengereza kubera iki koko? Ndakwinginze rekera aho ngaho, twihanganire utureke, kuko mu myaka 2 uraba utubonye, tuzajya tubagira inama muri ADEPR. Ntabwo ariho ndi, ariko nzajya mbagira n'inama kwanza, nanabasengere kwanza, naraharerewe ndahakurira, ngiye kuba pasitoro mu rindi torero, hatari uko menye ADEPR, ahubwo byaterwaga na condition de vie ndimo, nabonaga biri bujyane, kandi nakomeza gukorera Imana yanjye ntawumenywe, bitewe n'uko umutima wanjye Mwuka Wera w'Imana muri jyewe amata kuvugira Imana, aka kanwa kanjye Imana izamfashe ndinde nsaza mvugira Imana yanjye, ibasha kumpa agaciro, ibasha kongera ubuntu, kansiga amavuta, nkajya mu bantu. Imana igufashe. Reka duhuze, tubyumve kimwe, tubyumvikaneho. Ndi imbere y'Imana nyir'ibihe, mubwirije ukuri, umugore ni umuntu, umugore ni umunyembaraga, kandi nubigenzura neza uzasanga ariko bimeze. Nari nkuzaniye ubutumwa,
ngo usubire inyuma ugarure umutima wumve icyo ndimo ndakubwira. Umugore arashoboye, umugore ni umunyembaraga, umugore ni intwari. Muha agaciro, Imana yamuhaye agaciro wowe ukamwambura nkana. Garukira aho ngaho, Imana ikugirire neza.